Turagusuhuje tuguhaye n'ikaze muri iki kiganiro twaguteguriye. Ikiganiro cy'uyu munsi rero twaguteguriye impamvu zitandukanye zishobora gutuma inda ivamo n'uburyo wabyitwaramo biramutse byakubayeho. Turagaruka ku bimenyetso bigaragaza ko ushobora kuba inda wari utwite yavuyemo, icyo bisobanuye, impamvu zitandukanye, imiti ushobora kwifashisha, yewe n'icyo wakora muri iki gihe nk'iki ngiki. Turagusaba gusa kudukurikira kugeza iki kiganiro kirangiye. Ikindi tugusaba, niba uri mushya ukore subscribe. Ikaze rero muri iki kiganiro. Njyewe ubahaye ikaze ndi Japhet Ntakirutimana. Nk'uko ubibona, iyi ni channel Ubuzima TV show. Gukuramo inda rero bivugwa igihe cyose umwana wari uri mu nda asohotse atarashira ibyumweru 20. Ni ukuvuga atararenza amezi 5 cyangwa se utararenza amezi 5 uyisamye. Iki ni cya gihe bibayeho nta ruhare ubigizemo cyangwa se miscarriage. Bitandukanye na cya gihe ubikoze ku bushake cyangwa unyoye imiti ituma inda ivamo, ari byo byitwa abortion. Ubushakashatsi bugaragaza ko 50% by'inda zasamwe zivamo gusa, kuko akenshi hari igihe umugore aba ataramenya ko atwite. Imibare igaragaza ko hagati ya 15% na 25% by'inda zizwi arizo zivamo. Ni ukuvuga igihe umugore yipimishije. Inda rero zirenga 80% zivamo zitarengeje ibyumweru 12, ni ukuvuga amezi 3. Gusa kenshi gukuramo inda irengeje ibyumweru 20, ni ukuvuga nyine amezi 5, ntibikunze kubaho. N'iyo bibayeho biba bifite ikibiteye kidasanzwe nk'uburwayi, impanuka cyangwa se imiti runaka. Gukuramo inda rero ahangaha turibaza tuti birangwa n'iki? Ibisubizo birahari. Mbere y'uko abaganga bemeza ko inda yavuyemo bakoresheje ibyuma bipima, hari ibimenyetso wowe uzabona. Kuva amaraso bitangira haza duke akagenda yiyongera, kugira ibinya ariko bikurya cyane, kuribwa mu nda cyane cyane inda yo hasi, kugira umuriro, gucika intege, kubabara mu ngingo. Ibyo ni ibimenyetso wowe ubwawe ushobora kwibonaho. Mu gihe ibi bikubayeho rero kandi utwite utazuyaje, ihutire kwa muganga. Gukuramo inda se byo biterwa n'iki? Akenshi gukuramo inda nubwo bibabaza ukumva ko uhombye umwana, ariko burya inda ivamo kubera umwana uri mu nda yararemetse nabi. Ni ukuvuga mu kuremwa kwe hari ibitaragenze neza. Ibyo kandi ntaho biba bihuriye na nyina. Izindi mpamvu twavugamo indwara ziterwa na mikorobe zinyuranye nka mburugu, ubwandu bw'umuyoboro w'inkari nka trichomonas n'izindi. Uburwayi bw'akarande ku mugore nka diyabete n'imikorere mibi ya tiroyide, ikibazo cy'imisemburo, ubudahangarwa bw'umubiri nko mu gihe umwana aremetse nabi cyangwa adahuje resisi na nyina, imiterere mibi y'umura. Umugore uba ufite ibyago byinshi byo gukuramo inda kurenza abandi ni mu gihe ari umugore unywa itabi cyane, urengeje imyaka 35, urwaye diyabete cyangwa umwingo, umugore yarakuyemo inda zirenze 3, umugore ufite ururenda ruke. Gusa rimwe na rimwe gukuramo inda bishobora guterwa n'inkondo y'umura idakomeye. Icyo gihe bikunze kuba iyo irengeje amezi 3.
nuko inkondo y'umura, nuko rero muri icyo gihe inkondo y'umura ikaremererwa ikifungura, ibiri imbere bigasohoka. Iyi ndivamo bitunguranye, umugore akabona isuha iramenetse, akaremererwa mu kiziba cy'inda, akabona ibivuyemo nta buribwe yumvise. Gusa ibi iyo bibonetse hakiri kare cyangwa se bikamenyekana hakiri kare, inkondo y'umura irafungwa, ikazafungurwa igihe cyo kubyara kigeze. Niyo mpamvu kwipimisha utwite ari ngombwa cyane. Mbese ni gute umenya ko inda yavuyemo? Nk'uko twabibonye haruguru, hari ibimenyetso ubona bituma ugomba kujya kwa muganga. Iyo ugezeyo niho bapima bakareba niba yavuyemo neza cyangwa yavuyemo ibice. Iyo yavuyemo neza nta kindi kiba gisigaye, urataha kandi nta n'indi miti uba ukeneye. Gusa iyo basanze yavuyemo igice cyangwa se ibice, niho hakoreshwa bumwe mu buryo bubiri bushoboka. Uburyo bwa mbere hakoreshwa uburyo bwo koza mu mura kugira ngo ibyasigayemo bisohoke, nibwo bakunze kwita kwiretage. Ubundi buryo ni uburyo uhabwa ibinini cyangwa ugaterwa inshinge bituma umubiri ubwawo usunika ibyasigayemo. Ibikoreshwa cyane cyangwa se imiti ikunze gukoreshwa cyane ni misoprostol izwi nka Stotek. Iyo kuva bimaze guhagarara, uba wemerewe kuba wakomeza ubuzima busanzwe ugakora imirimo nka mbere. Gusa mu gihe ufite amaraso ya resisi negatifu, ugomba guterwa imiti ya rogamu cyangwa se resisi immune globulin kugira ngo indi nda uzatwara itazahungabana. Mu gihe ari inda ebyiri zivuyemo zikurikirana, hasuzumwa amaraso yawe ndetse hakarebwa ku miti ujya ufata, banasuzuma nyababyeyi, imirerantanga n'imiterere yose y'igice cy'imbere cy'indibyara. Nyuma yo gukuramo inda, ni ryari wemerewe kongera gusama? Ibi biterwa ahanini n'umubare w'inda zimaze kuvamo n'uko zanganaga yewe mbere y'uko zivamo. Gusa ni byiza kubiganiraho na muganga akakugira inama akenshi, ariko ni byiza gutekereza cyangwa se gutegereza kw'imihango izi nshuro byibuze 3 ukabona gusama. Niyo mpamvu usabwa gukoresha bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro bukoroheye. Muganga kandi ashobora kuguha imiti ya progesterone mu kukurinda ko hari indi nda yavamo. Ikindi kandi ugomba kubanza gukira haba mu mubiri no mu mitekerereze. Na rimwe ntuzumve ko hari uruhare wagize mu gutuma inda ivamo, kuko ibyago bidateguza. Igihe rero wamaze kubyara kandi wumva ufite akabaraga, nta kikubuza kongera kuba wasama. Ese gukuramo inda bishobora kwirindwa? Muri rusange gukuramo inda birizana, bivuze ko utabona uko ubyirinda. Icyakora iyo biterwa n'uburwayi ufite, iyo buvuwe ikibazo kirakemuka. Reka ngushimire kandi nkubwira ko ikiganiro cy'uyu munsi tugishoreje ahangaha. Ndagushimira cyane byimazeyo kuba wabanye natwe kandi wahisemo gukora subscribe niba wari uri mushya.
reka nshimire nawe wayikoze kera n'iby'igiciro. Ubu rero turakwibutsa ko ushobora kudukurikira bitakugoye mu gihe wamaze gukora subscribe. Naho utaha rero kuko ibiganiro byacu ari akagaruka. Bye.